urabona siroga ivuga ngo gira umuntu nshinga kandi mukize. Hanyuma uyu mubona inyuma ni Dani. Abakiri bato sinzi impamvu mutaza muri iki cyiciro cya Jia, abagishoboye rwose muhuze ibiganza nyamuneka. Mbese shimire umubaba profitiramo siporo, ubumenyi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubona ko ibi bitendo bakora harimo ibitendo bisaba kuba wariye, kuba umeze neza, atari bya bindi bya bamwe muba muhongerwa rwose. Ntabwo hakikura hano imbere. Ibi maze kubona ko nanjye nabishobora mu kanya ndaje mbiyereke. Nayabahaye ibyo bari gushushanya noneho hano ngeze hahandi bavuga ngo hari amasomo utakwiga ushaje. Ibyo rwose nawe ngubeshye. Wonderful kabisa. Amakuru mfite nuko iyo bari gutozwa haba harimo n'ingoni, kuko gufata ibitendo byabo biragoranye cyane rwose. Hanyuma mu kanya gato naza kwisabira abamama bafite aba bana bahekeye itorero kugira ngo base kuba bari kumwe nabo baduhe inzira. Wonderful. Sumayera utari hano nganyereke uburyo nawe ajya bigenza. Mbona yambaye imyenda impuzangano ngiyo ngabo ari hano, iki gihe ari bongereho cyose aza kubimubaza. Namubazaga 11 akambwira 20. Ubwo sinzi hano uko ambeshya kandi mbona abifite n'impuzangano. Hanyuma uwo bita Boneri ayitegura ngira akantu gato anyunganira. Wonderful kabisa. Murakoze cyane, bazaga kwa uburenganzira kugira ngo baze kuzana ibindi bikundi gutegura bagejeje hafi, kuko hakira abandi bashitsi, hakira ikindi gikundi ari uko kizanye n'abagiye kuduteramira. Hanyuma bone umeze neza? Umeze neza ndashima Imana. Mu magambo make mu sekonda 3 sohoza iteramira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Intege zawe aho ziri nahabonye. Hanyuma
umudamu wa nyirabukwe, oya banza bamfite ngo baza. Nyirabukwe w'umugore wa mukuru wawe ni iki cyawe? Mu masegonda ng'icumi yonyine. Nyirabukwe w'umugore wa mukuru wawe ni iki cyawe? Ntabwo mvuga ikibazo neza se. Nyirabukwe w'umugore wa mukuru wawe ni iki cyawe? nani mabukwe. Reka tureba bemeranya nawe. Murambabaje. Murakoze cyane. Nyirabukwe w'umugore wa mukuru wawe ni mama wawe. Murakoze cyane, ntacyo namenyaga bijya. Hanyuma reka nisabire abarirya kugira ngo baze. Umukaraza naze kungabanyiriza, ndabona nawe atwaye mu munyenga gusa. Sawa, urakoze cyane. Amagambo habe namba abayumva bayakoresha ni bande? Umwe wenyine se? Abandi? Kumara ntabwo nguzana hano. Maze kubona ko mutinya hano imbere. Reka turebe abumva uyu mugani habe namba. Maracyari bake cyane. Uyu habe namba yari umusirikare ukomeye cyane. Sinzi kirimo hari inyuma. Hanyuma uyu yari, reka tubigereranye n'abami ba kera, yari afite ingabo nyinshi cyane. Izi ngabo zari zirimo umusirikari warwanaga ukomeye cyane. Uyu musirikari ukomeye cyane yitwaga Namba. Hari imvugo bavuga ngo irondo ry'umwuga givanze n'ibisambo. Inyuma mwanza kureshya cyane. Hanyuma uyu musirikari niwe warwanaga cyane. Umusirikare wo kurwana cyane, bakajya ku rugamba, ibitero byinshi bakabitsinda. Muri uku kubitsinda, umunsi umwe baragenda, uyu musirikari bita Mba rimwe agwayo. Bagarutse mu rugo rw'umwami, babaga bagutumye kurwana, ukagaruka mu rugo ukavuga abanzi mwahashije uko bimeze, uko urugamba rumeze. Uyu musirikare amaze kugwayo, habura n'uwo kuza kubara inkuru. Igihe yari yicaye ari kumwe n'abandi, bamubaza uburyo yatsinzwe urugamba, aravuga ngo habe namba nawe yaguye ku rugamba. Naho byaturutse dici wazamura. Bitandukanye kugira ngo dutangize ibirori byacu nyirizina, ariko icyo maze kubona hari umuteguro pe. Mvuye mu rwambariro, hari umuteguro uri hejuru cyane. Hanyuma abadiyakoni n'abadiyakonikazi nk'ibisanzwe bagende batwicariza. Bari abantu bagihagaze, baracyari kare bwo guhagarara. Hanyuma ndabona warangajwe imbere na Flex, barakurikiwe n'abana b'abakobwa
bakiri bato cyane ubita Joyce ndetse na Devota. Inyuma hari uwo yari mutabaruka mu Kinyiro gutyo hafi aho. Yego si wonderful. Abaha ikaze bati abashitsi nibaze noneho. Bashitsi bagerageza gutera udutambwe ngo twaba ariko hanyuma bahereze ingurumwa ni mutazi. Uriya pasiteri mubona namutanze kwitwa izina pasiteri andanze mu nshingano. Namutanze kwitwa izina andanze mu nshingano. Ubwo mukanya muraza kumbwira hagati aho. Nabyishimiye cyane. Ni karibu nongere nguhe ikaze iwacu nanone ku gicumbi kiducumbikiye cya Gasiza. Igicumbi navuga gifite intangagaciro twakabaye tuvomaho kuko twahoze tubigarukaho kare. Ari ugucumbikira akakubera mubi ukisabira kuva muri iryo cumbi. Ntabwo ariko Gasiza yadufashe nk'abandi, nacyo nicyo gushimirwa. Hanyuma bati kuba twaranyuzwe baradushimye, ni byiza cyane. Hanyuma hari korari abacunguwe na mesaje, ubwo nta yindi ntumwa abanza kumenya aba mama. Reka nizere ko abacunguwe ndetse na mesaje mwarangije kuba tayari kugira ngo namwe tube turi kumwe. Nisabira igikundi cya Master Guide kugira ngo nacyo kibinjize. Hanyuma nguko amavuna yagiye abigarukaho bafite insanganyamatsiko ivuga ngo gira umuntu nshinga kize muzane. N'amavuna agamije kugera urugo ku rundi. Inayo gahunda irimo amavuna yateguwe n'abacunguwe. Bivuze ko iyi korari ifite byinshi yagiye igarukaho, ndaza kugira icyo mvugana na perezida wayo. Ejo bundi bari muri audio DVD bukeye bwaho amuripo, bukeye bwaho igikorwa cy'amavuna. Uko biri kose ndabona n'imyenda yabo itaraturutse hano hafi. Hari imyenda abakongomani bakunda kwambara ifite ibifungo byinshi. Birashoboka ko abacunguwe ariyo systeme irastire nyizi ku baturanyi. Nabona abacunguwe nabo niba ndihenze kureba niyo gahunda. Hanyuma bakaraza abanyemera bakijiza aya makorari kugira ngo dutangire tukurikije ayigiye kigeze. Hanyuma ibinyamakuru byatumiwe n'ibitatumiwe musabwe gutanga ituze muri iyi nzira. Ubwo nacyo cyumvikana uko nguko. Hanyuma abari iby'ikambere niba munyumva mwambaniye nabi, mwakabaye mwageze hano. Hano nguko nagiye mbisaba nyaboneka
nta mwana ashaka kongera kubona asa n'uri gukora ibimenyetso byo gukina umugozi. Nibagumaho bicaye. Hanyuma twabakiriye mwaza kugira ngo dutangire nyirizina. Ni korali zombi zifite amateka, ni korali nguko kare twabigarutseho zagize icyo zirebanaho, bamwe bategura uruhimbi ni korali zifite ibyo zigenda zikoperanaho. Ni korali uyu munsi umwe arategura undi akagira ishaka ryo kurenzaho. Ni ishaka ryiza nguko twagiye tubyumva kare. Bita Safiri babasuhuza babwira bati noneho twagarutse tubazaniye abashyitsi nyirizina. Batanga uburenganzira mundiza amashi uburenganzira twabahaye, nyabuneka mutwishyiriza abo bandi. Sumaeli iyi myenda wambara niba ibi bitari utabizi. Nyaboneka mwadufasha mukinjiza amakorari. Zonje tubaza ubutumwa bw'abamarayika abatatu, hanyuma baraza kuba bakurikiwe na korari yaturutse mu ntara y'ivugabutumwa ya Humure. Hanyuma baraza gukurikirwa no ba nyiri igikorwa tugenda tubakira tubaha ikaze hano iwacu abaturutse impande zigiye zitandukanye. Ni karibu muri Isanga mu gitaramo cy'umweru cya mbere cy'amafuna kirangiye. Amafuna yakozwe mu buryo budasanzwe, ni nayo mpamvu mwagiye mubona ibikorwa bidasanzwe byiza cyane. Hanyuma ndabona neza nkuko nabibabwiye message de 3 ans ari imbere ikurikiwe na korali bita abacunguwe. Hanyuma nkuko nabibabwiye muraza kundebera babasuhuza babakira bati mwebwe tugiye gutaramana, nyaboneka muzi ibiganza kugira ngo tubakire. Agira bati twabateguriye nyaboneka umuco mwiza nimutapfa gusanga hano mu yandi matorero n'andi madini, umwihariko w'abadivantiste. Message yambaye ibara hasi rijya gusa nakakabaza ubwoko bw'amabara baraza kumbwira. Hanyuma iyi message niba mwagiye mubona turiya turi ku makanzu y'abamama, turiya ubwatsi bwatwo buriya mu majyepfo ya za Amerika za Chili werekeza za Colombia, ukata hariya mu mujyi wa za Polonye. Iyo wageze urakata gato aho ngaho rwose. Hanyuma aya mashati biturusu nari mberutse kera ku makorari pe, izo twitaga ibikombori abacunguwe bakoza agasha ku bikombori biri kujyaho ibifungo birenga 8
12 ku sati imwe ubwo muraza kungubira umuco w'abakongomani rwose. Bano furo hanyuma ntabwo twibagiwe bacu bariya mu ntara y'ivugabutumwa yahumure mu mapataro ya mucanganyiko. Ibyiza ndabishima ikiringi mvugira. Hanyuma abamazagayidi mwakoze cyane kutugezaho ibyiciro bitandukanye nubwo mwadukereje mwakoze byiza cyane. Zigenda ikanyeganyega hanyuma munyemerere umukaraza yoroshye mujya umukaraza. Mwakoze cyane kubana nanjye, munyemerere uyu mwanya nguhereze abari muri gahunda. Tungukire hari ubwo wasanze Yesu ngukere se uhagijwe amaraso ye, ubu wizeye rwose imbabazi ze, se uhagijwe amaraso ye, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, mbese ugendana na Yesu iteka, se uhagijwe amaraso ye, ubu wizeye n'uwari wabambwe, se uhagijwe amaraso ye, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukwe nazuza bumwiteguye, se uhagijwe amaraso ye, mbese uzakundirwa kujya mu ijuru no gukizwa n'amaraso ye, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, uri ibyaha byo ukora ibitunganye, wejeshwa amaraso ya Yesu, hari isoko itemba ikiza imitima, wejeshwa amaraso ya Yesu, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Kadusenge. Reka tugushime Uwiteka Mana yacu, tugushimira uburyo wirwanye natwe, tugije muri uyu mwanya turi bazima, izina ryawe rihabwe icubahiro. Tugaruwe ahangaha no kumva ijambo ryawe, Data mwiza rero urikomereze mu mitima yacu, kugira ngo ku iherezo ry'uru rugendo ntuzasanga twarayobowe n'ijambo ryawe, uzaduce mu bwami bwawe. Turi mu mavuna aho tugiye gutangira icumweru ca kabiri, ca mbere turi kugisoza. Data mwiza rero harabemeye kuba mu muryango wawe, turakwingiza rero Data mwiza ngo barinde kugamburura, kugira ngo Data mwiza umwanzuro bafashe
bawushyira mu bikorwa, bawushirishijwe mu bikorwa n'imbaraga yawe, nabwo tuzashima izina ryawe. Hari abandi basigaye batari bafata umwanzuro, ni wowe wigisha ukemeza. Data mwiza rero basangwe aho bari, nubasha kubemeza nabo bagafata umwanzuro wo kuja hamwe n'abagenzi babo, nabo bagakizwa n'ubuntu bwawe, nabwo turashima izina ryawe. Gahunda za mu gitondo waziyoboye zigenda neza, n'isaha rero turakweretse gahunda zose zigiye gukorerwa ngazi wowe nawe, mwazi Satani atsindwe, ahubwo ingabo zo mu ijuru zigotesha amateraniro, nidusoza amahoro tugushima kandi tuguhimbaza. Ngaho rero umwuka wawe wera agenderera imitima yacu, ibyo tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma message igiye kuzana indirimbo enye zonyine, iraza gukurikirwa n'abacunguwe, izindi gahunda turaza kuzimenyesha. Muryoherwe n'igitaramo. Twari misaya y'ibyaha tudafite umurengezi, mu by'ukuri na jambo na rimwe twari dufite twarabavuga, maze saraza yuzuye ubuntu n'imbabazi, aratwitangira maze aradupfira turarokoka. Haleluya, shimwa Yesu nzakuririmba iteka, iyo utaza kucungura njyewe munyabyaha nari kugana he. Haleluya, shimwa Yesu nzakuririmba iteka, iyo utaza kucungura njyewe munyabyaha nari kugana he. Nta kindi kimenyetso gatangeneye cy'urukundo nkunda, kuko kuba niho nitwa umwana wawe biramagije. Nta kindi kimenyetso gatangeneye cy'urukundo nkunda, kuko kuba niho nitwa umwana wawe biramagije. Abana b'Imana twishime kuko twabonye umucunguzi, twakijijwe urupfu rw'iteka kuko amaraso ya Yesu akiza. Uretse n'icyo gihe na n'ubu aracyatwereka urukundo, niwe ukwiye kubahwa mu isi no mu ijuru arakomeye. Haleluya, shimwa Yesu nzakuririmba iteka, iyo utaza kuncungura njyewe munyabyaha nari kugana he. Haleluya, shimwa Yesu nzakuririmba iteka, iyo utaza kuncungura njyewe munyabyaha nari kugana he. Nta kindi kimenyetso gatangeneye cy'urukundo nkunda, kuko kuba niho nitwa umwana wawe biramagije. Nta kindi kimenyetso gatangeneye cy'urukundo nkunda, kuko kuba niho nitwa umwana wawe biramagije. Mukiza kona tutadukoreye, nikiko bituranye wanye n'amaraso watumene.
cyane tuzakuririmba twamamaze uri Mana y'ukuri tuzagusingiza iteka kuko ni wowe ukwiye haleluya shimwa Yesu nzakuririmba iteka utazagucungura njyewe munyabyaha nari kugana haleluya shimwa Yesu nzakuririmba iteka utazagucungura njyewe munyabyaha nari kugana nakindi kimenyetso natangeneye cy'urukundo nkunda kuko kuba niboneka umwana wawe birampagije nakindi kimenyetso natangeneye cy'urukundo nkunda kuko kuba niboneka umwana wawe birampagije haleluya shimwa Yesu nzakuririmba iteka utazagucungura njyewe munyabyaha nari kugana haleluya shimwa Yesu nzakuririmba iteka utazagucungura njyewe munyabyaha nari kugana nakindi kimenyetso natangeneye cy'urukundo nkunda kuko kuba niboneka umwana wawe birampagije nakindi kimenyetso natangeneye cy'urukundo nkunda kuko kuba niboneka umwana wawe birampagije nakindi kimenyetso natangeneye cy'urukundo nkunda kuko kuba niboneka umwana wawe birampagije Imana buri musigiti itaye kubundi wese nayirondora nabwire bububi bwanjye aho bwigirira neza na numwibajije ifite uyite dukora bamunota cyangwa isegonda tumara niyo mpamvu yitwa Imana igira imbabazi ndetse n'urukundo none twakuvaho tukajya kuri Imana y'ukuri icyo kose umugisha dufite urudindi yose nukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwabura bifite none twakuvaho tukajya kuri Imana y'ukuri icyo kose umugisha dufite urudindi yose nukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwabura bifite sobanukirwa imbaraga n'ubushobozi ufite nasanze nawe uhanye haba mu isi ndetse no mu ijuru ntekereza iramutse ikurenze ijya kubaho mu gihe gito cyane atari ubuntu bw'Imana twapfa twashira twakwibagirana none twakuvaho tukajya kuri Imana y'ukuri icyo kose umugisha dufite urutindi yose nukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwabura bifite none twakuvaho tukajya kuri Imana y'ukuri icyo kose umugisha dufite urutindi yose nukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwabura bifite bigira umumaro mu buzima bwacu bikaba byiza kurushaho iyo bifatanyije n'umutima unyuze kandi uko wabaho wishimye
tuza mu Uwiteka wenyine niwe ngombwa mu mibereho yacu none twakuvaho tukajya hehe kuri Mana y'ukuri cyangwa se umugisha dufite uruta iyindi yose ni ukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwa murabifite none twakuvaho tukajya hehe kuri Mana y'ukuri icyakoze umugisha dufite uruta iyindi yose ni ukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwa murabifite none twakuvaho tukajya hehe kuri Mana y'ukuri icyakoze umugisha dufite uruta iyindi yose ni ukukumenya kandi nta na kimwe tugushinja kuko ntacyo watwima ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwa murabifite ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwa murabifite ntacyo twakuburanye ibyiza byose mwa murabifite ushinjaguritse niwonzanye imbere yawe nguwamare mwami wanjye nani nahungira atari kuri wowe kuko hungira ubu nibyo bimpesha amahoro ni kenshi nagutabaje urantabara none n'ubu ndagarutse ngo wongere umfashe ni wowe Mana yumva kandi kanasubiza ibyifuzo byanjye ukanambikira ibanga Mana urasubiza n'ukuri urasubiza iyo ntaba niceceke wowe urayumva bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye Mana urasubiza n'ukuri urasubiza iyo ntaba niceceke wowe urayumva bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye sinegereza n'umwe wagusimbura mu buzima bwanjye kuko uri ingenzi ibyo nakora byose nagufite gahinduka ubusa ndagukeneye kube hafi yanjye mukiza kuva kera ntiwigeze untererana wambereye inshuti yo kwiringira nsubije amaso inyuma nkibuka aho wanguye ndapfukama ngahamya ko uri Mana isubiza Mana urasubiza n'ukuri urasubiza iyo ntaba niceceke wowe urayumva bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye Mana urasubiza n'ukuri urasubiza iyo ntaba niceceke wowe urayumva bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye hari byinshi duhura nabyo bikatwereka ko Imana dusenga itabaho urugendo rwo gusenga ibyo ntizabura kubaho kuko ni rwo ruganda tunyuramo tugakomera twavuga iki tutanyuze mu bikomeye nubwo biduca intege tugashaka no kubivamo reka tubitere umugongo twibere inshuti n'akarago burya ku karago habitse ibanga rikomeye Mana urasubiza n'ukuri urasubiza iyo ntaba niceceke wowe urayumva
bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi. Undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye. Mana urasubiza n'ukuri urasubiza. Iyo naba niceceke wowe uranyumva. Bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi. Undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye. Mana urasubiza n'ukuri urasubiza. Iyo naba niceceke wowe uranyumva. Bidasabye ko njya mu buvumo cyangwa kure mu misozi. Undeba mu mutima ukumva gusenga kwanjye. Wanjye uko ndi kose ngira amahoro. Angirisha umuraba w'ibyaha amaboko akiza. Ni mu maboko akiza amaboko akiza. Nubwo naba ngeze no mu kaga ni mu maboko akiza. Ahorani mu maboko ye akanambwira ijwi ry'ihumure. Ati humura nzaguramiriza amaboko akiza. Ni mu maboko akiza amaboko akiza. Nubwo naba ngeze no mu kaga ni mu maboko akiza. Ashaninda anyobora iteka ndaco ndati nyani kumwe nawe. Zikwahora undi iteka ryose ni mu maboko akiza. Ni mu maboko akiza amaboko akiza. Nubwo naba ngeze no mu kaga ni mu maboko akiza. Ni mu maboko akiza amaboko akiza. Nubwo naba ngeze no mu kaga ni mu maboko akiza. Ubwo waterwa n'amakuba menshi maze akagutera kwiheba cyane. Wibuka imigisha yose wahawe, ibyo wakoze biradutangaza. Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha Imana. Imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. Uremerewe n'amaganya, umusaraba urakuremereye. Wibuka imigisha yose wahawe, uyiririmbe Wibuka imigisha wahawe, wibuka imigisha Imana. Imigisha Imana iguha, ibyo yakoze biragutangaza. nubwo waba utewe n'impagarara, isi izaguhagarika umutima. Wibuke ko ufite abamarayika
umurize imigisha wahawe wibuke imigisha Imana imigisha Imana iguha ibyo yakoze biragutangaza wibuke imigisha wahawe wibuke imigisha Imana imigisha Imana iguha ibyo yakoze biragutangaza. Nagimishe cyane. Hanyuma perezida wakorana bacunguye bamutiza uruvugiro ambwire kuri ibi bituruseho gato. Yes. Perezida uriyumvutse? ndumva neza kabisa. Bwa mbere nakwiyumva mpagaze neza. Ushingiye kuki? Ako hagarara reba iteraniro. Buriya ntabwo nabishobora kuko ndi kwiyumva meze neza pe. Ashaka kuhagarara ureba ruguru kugira ngo tugirane ikiganiro cy'amasegonda make cyane. Ndumva ndameze neza jagaragira usomye. Hanyuma nasirasuza aho mutari kurebana. Abakristo bene data mukomere. Suku nuku. Ariko muganga ndabibonye, muganga nagusuhuje mu izina rya Yesu. Ndureba. Hanyuma icyo narigiye kugarukaho muganga yagiteye imboni kare. Ariko muganga urabona uko biri kose anduka. Uko biri kose harimo abantu bahoze banyongorera bati muvuye muri otiyo ividi murayikoze birenzeho muraje, hari icyuma mugize mushize imbere. Umuntu yari akishoboye ariko nibwo atari nje ugiye kuvuga kuko cyo nawe nishoboye. oya Reka nsimbaka uvuga hasi kugera hejuru no bwa mbere nabona hanyuma naza yayigire hano imbere gato. Hari ingweto mbona hariya mu bihugu byo hepfo. Buriya egera hariya gato. Buriya umuntu ari kugamba. Haleluya. Ngombwa nuvuga ko Lazariya reka yaje. Lazariya rwose Lazariya hari icyo mumbitsemo, ariko imyaka yanjye mwitondera cyari hasi. iraje. Itonde. oya ubundi wowe nuko ari perezida ariko tunshyize mu uko abantu bambaye ibigaragara titire nayisige hariya. reka hari Yego. uretse no gupfundura udukweto twazariya ntabwo wadupfundura. ushingiye ku kirere. icyo nashingiyeho uretse no kubeshya urukweto zariya yambaye sinarwambara. ubwo bivuze ngo niba ndadupfundura nawe ndadupfundura. yambaye inkweto ariko Azariya ariko turaza kubaza muganga gatoya niba uzi amateka uko umuntu abayeho. Azariya rwose nanjye nakubonye ndatangara. nta muntu ufite uri mu muhanga waba warayikorereje muri Europe. Icyo ndiyumvise kabisobanure. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Hari umumama w'inshuti yanjye tugiye duhura mbere uko ansuhuza arambaza ngo Azari wasenze Imana ubura iki? Mu magambo makeya, iyo wasenze Imana ukayikorera nta kitagoreza. Murakoze. Hanyuma Ismael rero mu masegonda make, we harabura iki ngo ujye ku karago? Harabura iki? ko nanjye nza n'ukagezeho. Oya kandi kugeza ubu utamukurikira. Oya ntabwo byose byazira rimwe. Azari icyantunguye n'icyanyemeje
ayambaye mu masaha nyuma ya saa sita kuva saa munani. Iriya saha nda amasaha abiri irankweto amasaha menshi maze hanze n'abiri. Buriya irankweto nagiye kumara nk'iryo koti ryawe kuko naryo iryo narihoranye hanyuma yego nari ngi kubaza nga perezida wa korali harimo amajwi n'igi nagiye numva utangiye kurekura ibyuma abakanishe cyangwa se ajyana abambereza igihe turakimana kinga kandi mwari mukoze cyane kunyutsa mwakoze. Hanyuma Azariya nyuma y'ibye Ismaeli undega amatwi. Ibi bintu byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo uyu munsi wa none uve ku gikorwa kimwe mu kwezi kumwe ukundi kwezi buri kwezi ugira icyo nakwita igikorwa kidasanzwe? Byagusabye iki kugira ngo natwe tugire icyo shaka? Okay, murakoze cyane. Nguko Azariya amaze kubivuga, nta buhanga nta bushobozi uretse uriya umugabo hejuru. Uwo hasi we uwo hasi azatanga izindi ngwana ariko ntabwo ari kuzizi z'abacunguye. Yego ntabwo hasi twe tumufite dufite uwo hejuru, niho badusobaje gukora ibyo byose uri kugamba. Kandi koko nibyo tuvuye kuri audio mu cyumweru kimwe tuja ku mashusho volume ya kabiri turabirangije dutegura amavuna ubwo n'ibindi byo wakomeje n'ibindi byo uri kureba. Icyakora nanje hari ikibazo nagize. Yego ubwo nari ndi gukurikirana iniforume izaba ikwiye aba bantu. Amakuru mfite no kwaretse no kurya indikaba yarasubiye inyuma. Buriya nawe wikoreye ibibazo byo nari nikoreye wari woge. Mudamu waje asigara anshinja n'ibindi bintu byo ndazi ngo kubera ikindi akijya ngo manza hari ahandi hantu. Ubwo nawe tukumusaba imbabazi rwose mu ruhame. Ni ibibazo bya korali tuba twikoreye turi kureba uko biragenda. Yego murakoze cyane. Nyemerera tuze kugaruka mu kindi gice ni indirimbo enye. Yego igitaramo muze gukomeza kunyurwa nacyo. Amen. Tegereza kusenga
ufasha mugenzi wawe ibaze twese bimaze iki Yesu mwami adusaba kugirira neza abandi imirimo yose y'ubugiraneza imbere y'Imana irandikwa korane tugiriho kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza uzambikwa amakamba inyenyeri Yesu mwami adusaba kugirira neza abandi kuko imirimo yose y'ubugiraneza imbere y'Imana irandikwa korane tugiriho kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza uzambikwa amakamba inyenyeri Umusamariya wari uri mu rugendo ahageze aramubona amukubise amaso yumva impuhwe ziraje nuko aramwegera amuha ubufasha amwomora ihuma yari afite ndetse aramurwaza mbega umusamariya w'umunyampuhwe yakoze bashoboye akora imirimo y'ubugiraneza afasha uwarubabaye Yesu mwami adusaba kugirira neza abandi kuko imirimo yose y'ubugiraneza imbere y'Imana irandikwa korane tugiriho kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza uzambikwa amakamba inyenyeri Yesu mwami adusaba kugirira neza abandi kuko imirimo yose y'ubugiraneza imbere y'Imana irandikwa korane tugiriho kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza uzambikwa amakamba inyenyeri Yesu mwami adusaba kugirira neza abandi kuko imirimo yose y'ubugiraneza imbere y'Imana irandikwa korane tugiriho kugira ngo kuri wa munsi w'urubanza uzambikwa amakamba inyenyeri Ndiho
Bwana Yesu urukundo rwankuyeho ubwo nari nabuze uwamfasha urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha Bwana Yesu. Muhayo mutima wanje mushikamyeho nzoja ndimbiteka icubahiro ciwe urukundo nyakuri nzoja nduririmba niwe nkesha kwizera n'urukundo urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha Bwana Yesu urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha urukundo rwankuyemo nari nabuze umfasha Bwana Yesu. Sashimwe igitero cya nyuma ndakibatuye uretse kimune bayesagukize niwuzokurokora umurabukaze ategeka inyanja zose zikamwumvira arashaka kugukiza uyu munsi urukundo rwankuyemo ubwo nari nabuze uwamfasha urukundo rwankuyemo
Imana hamwe n'abantu izina rye ni Emmanuel ni Imana hamwe n'abantu Sodoma simvuga wa mutwa wa kera isi ya none iyo Sodoma ibyakorerwaga muri Sodoma abubu bongeye kubindebe Imana nayo yari bibagiriye iby'isi ya none n'ibitihanye n'akabuza izayirimbura. reka nibukehe wamugaragu wawe wowe nta wundi n'umwami Dawidi ati Mana yanjye unyuhagire ndera undebe mu mutima wera Mana hisha amaso yawe ibyaha byanjye nontererane mu rubanza ngomezi ibirenge byanjye ku rutare unyikirize nzaba uwawe ntutinye so yiteguye kukwakira umutima wanduye ayawushaka ngwino arabishoboye ntutinye so yiteguye kukwakira umutima wanduye arawushaka ngwino ibyawe byose arabishoboye. Wiganya cyane wirira cyane
nshuti ukomeze kose dushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyamana njye nkabera nkuriya tugira kwihangana wiganya cyane wirira cyane nshuti ukomeze kose dushima Imana kuko hari abakwifuza bati icyamana njye nkabera nkuriya tugira kwihangana. Kuruza bakeya aho iwa bategereje twifuza kusaba oya tuhimbaza tuti uwera aho twegereje twifuza kusaba ngendeye kuba ku musozi wawe shaka guturamira ihema ryawe kuruza bakeya aho nibo bategereje twifuza kusaba oya duhimbaza tuti uwera aho nibo bategereje twifuza kusaba. Afishe imbaraga twizeye kuzamudutsindira kuko ukuboko kwawe gukomeye ngendeye kuba ku musozi wawe shaka guturamira ihema ryawe ije basogokuruza bakeya aho nibo bategereje twifuza kusaba tuyimbaza tuti uwera aho nibo bategereje twifuza kusaba ngendeye kuba ku musozi wawe shaka guturamira ihema ryawe nije
basogokuruza bakera aho ari wabategereje twifuza gusaba waraduhimbaza tutewe aho ari wabategereje twifuza gusaba mukunzi wanjye mwiza abashazagera aho twese tubaragira abakire ndetse abakene bose bahora bari ijuru mana mfashe nanjye nzagereyo nkeneye kuba ku musozi wawe nshaka gutura mu ihema ryawe nije basogokuruza bakera aho ari wabategereje twifuza gusaba baraduhimbaza tutewe aho ari wabategereje twifuza gusaba nkeneye kuba ku musozi wawe nshaka gutura mu ihema ryawe nije basogokuruza bakera aho ari wabategereje twifuza gusaba baraduhimbaza tutewe aho ari wabategereje twifuza gusaba nkeneye kuba ku musozi wawe nshaka gutura mu ihema ryawe nije basogokuruza bakera aho ari wabategereje twifuza gusaba baraduhimbaza tutewe aho ari wabategereje twifuza gusaba umugabo ukomeye wahagaze kuri gakondo umugabo udatinya n'igitsure cy'umwami yarafite uruzabibu hafi y'urugo rw'umwami uwo mugabo utagira ubwoba ni Naboti mbega umugabo ukomeye wahagaze kuri gakondo umugabo udatinya n'igitsure cy'umwami yarafite uruzabibu hafi y'urugo rw'umwami uwo mugabo utagira ubwoba ni Naboti haguruka ufungure kuko uri umwami we kwigunga ngo wihebe ndakwereka inzira bashaka abagabo babiri b'ibigozi ngo bashinje Naboti ibinyoma baterwa amabuye haguruka ufungure kuko uri umwami
inzira bashaka abagabo babiri b'ibigoryi bo bashingira bose ibiryo baterwa mu mabuye Nabotakimara kwanga guhumami uruzabibu mbega ngo umwami ararakara bikabije Ezebera ashira mu bikorwa ibyo yari yasezeranije abo ati genda ufate uruzabibu Naboti yapfuye Nabotakimara kwanga guhumami uruzabibu mbega ngo umwami ararakara bikabije Ezebera ashira mu bikorwa ibyo yari yasezeranije abo ati genda ufate uruzabibu Naboti yapfuye haguruka ufungure kuko uri umwami we kwigunga ngo wihebe ndakwereka inzira bashaka abagabo babiri b'ibigoryi bo bashinje bose ibiryo baterwa mu mabuye ufungure kuko uri umwami we kwigunga ngo wihebe ndakwereka inzira bashaka abagabo babiri b'ibigoryi bo bashinje bose ibiryo baterwa mu mabuye mbega icyaha cyo kunyaga ndetse no kwica nibyo biriho muri iyi si ya none turashaka ubutunzi hasi hejuru kugambana ndetse no kwica kunyaga bireze mbese twebwe abategereje kugaruka k'umwami duhagaze he muri iyi si ya none ntidufite uruhare mu ikorwa ry'ibyangoraruguma duhinduke Yesu aduhindure basha turera